aha twigeze kugirana ibiganiro mu gihe cyatambutse ngira ngo haciye hafi imyaka 2 irajya gushira hanyuma twagarukaga cyane cyane ku itorero rya ADEPR mu butumwa Imana yari yaguhaye uvuga ko manda ya Izayi irangiye kubera ko ntiyimitswe n'Uwiteka ngira ngo abantu benshi barampamagaye muri komante nta nubwo navuze ko irangiye ahubwo navuze ko atazayirangiza naravuze ngo we azava ku ngoma manda yatowe itarangiye noneho ndanababwira ngo iyi manda arimo abeshya abantu ngo Imana yamugiriye icyizere imuha manda y'imyaka 6 ntingewe manitse ukuboko nagize nkora ku ijosi ntiyimanda Izayi nayirangiza nge nzajya mu ishyamba njyanye agafuni na Bibiliya n'umusaraba ncukure Bibiliya nyihambe nshingeho umusaraba niko nababwiye rero abamutabaye n'abamushyizeho ngo bose bazajyana ego ko mara yanjye niko nababwiye ku kiganiro muzabibona narabasobanuriye ngo utabawe n'Izayi abamutabaye n'abamushyizeho bamushyigikiye bamuri inyuma bamukingira ikibaba ari we n'amaboko amuri inyuma yose bazajyana mu yandi magambo nari nshatse gusobanurira abantu ko Izayi n'abamushyizeho kuri iyo ngoma politike zakozwe zose kugira ngo ahabwe manda Izayi ntabwo azavaho hari n'umwe ukiri mu mwanya yari afite shami yamaze gukurwaho hasigaye igiti kimwe aricyo Izayi ngaho rero kabaye okay mu Rwanda rero bavuze ko amabonekerwa amahishurirwa n'ubuhanuzi bitemewe murajya he umuntu wabivuze ndamushyigikiye 5 ku kandi kubibona si ukubisengera cyane cyangwa ngo ubisabe rubanda ni ibikorwa bibikuzanira wowe wicecekeye mu mutima ukirinda inama nk'izari muri Herode igenda itabizi ko izagaruka umuco buriya rero ingabo y'igihugu nareba hano Emi nuhura n'ingabo y'igihugu ujye uyibona nk'umucunguzi uri kunyumva nuhura n'ingabo y'igihugu ujye uyibona nk'iki nk'umucunguzi kuko yiteguye kumena n'amaraso ye apfira iki igihugu uwo nawe ni umucunguzi w'abantu ingabo z'igihugu muri abacunguzi ingabo z'igihugu tugize gute turabasuhuje kuko tumaze kubona ko n'ingabo y'igihugu ishobora kwitwa umucunguzi w'abantu kuko twabonye ngo umucunguzi w'abantu ni umuntu witangira abandi yari indirimbo yateje ikibazo yagaragaye mu gihugu yaririmbirwaga umunyamahirwe wabereye rubanda iki umucunguzi kandi tubonye ko gucungura abantu bigize gute byemewe icyitonderwa ni uko wowe ugomba kwirinda inama za Herode mu mutima wawe nta kibazo nta cyaha ufite ubundi wavuga nk'Imana n'abana n'ibibondo birimo bivuka bataramubona uyu muntu azaba afite ibibazo uwo muntu igihe cye nikigera muzamusengere kugira ngo azafatishe iyo mitima ntibyoroshye bakunzi b'Ihumure TV mwaramutse igitondo cyiza bigendanye n'ahantu muherereye turabasabira umugisha w'Imana kubera ko mwongeye kurikira ibiganiro by'Ihumure TV muhabwe umugisha n'Imana nge ndikuzo Emi ndabashimiye mwese abakoze subscribe nawe utarayikora uyikore kugira ngo tubane mu biganiro byacu byinshi n'amakuru ndetse n'ijambo ry'Imana bitandukanye uyu mwanya rero ni umwanya w'agaciro kubera ko twongeye kubona ibyiza data yongeye kutugenera hanyuma rero ntabwo nigeye nyine ndi kumwe n'umutumirwa w'uyu munsi tumaze iminsi ari ibiganiro twakunze guhuriramwo ariko noneho hari ibibazo uyu munsi ari buze gusubiza cyane cyane mu byo yabajijwe natwe
nabyo turibuze kumubaza, ariko nanone bigendanye n'ubuhanuzi. Hanyuma rero usibye ibyo ngibyo, ariko noneho reka ngushimire wowe aho uherereye igihugu cyose waba urimo, uhabwa umugisha n'Imana. Ntabwo rero nza gutinda, muri buze kumfasha gusenga, gushima Imana, ariko tunayisaba kuba natwe muri iki kiganiro. Hanyuma ibirenze ibyo rero, reka mvuge nti data nyir'ibihe uhabwa icyubahiro ko turi amahoro. Reka dusenge. Data, turagushimye ko wongeye kuduha umwanya w'agaciro udasanzwe. Hanyuma rero turazindutse kugira ngo benshi batwumva, benshi badukurikiye bagira iby'umumaro badukuramo, twe ko abandi bavuga ibiraho gusa by'urusaku. Data nyir'ibihe, ndasabira umugisha umuntu wese udukurikiye aho ari hirya no hino ku isi, yaba ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaba ari muri Canada, yaba ari ku mugabane w'Uburayi, yaba ari muri Aziya, yaba ari kuri Australia, yaba ari hano kuri Afurika. Ndabizi ko umuntu wese agukeneye mu buryo bwe. Ararwaye, ararwaje, arashonje, yambaye ubusa, ari mu rukiko, ari kuburana, afite urubanza, yabuze urubyaro cyangwa se abana babuze ubwenge, yabuze umuguzi cyangwa se yabuze ibyangombwa, yabuze icyerekezo cy'ubuzima. Ariko uyu mwanya Data, ndasabye ngo Mwuka w'Imana abe ku buzima bwe, maze umugenere ikimukwiriye kugira ngo umutima we wuzure ibyishimo. Bana natwe, umujakazi wawe ntaba ari we, ahubwo Mwuka w'Imana ari we umuyobora muri iki kiganiro, maze tuze kubana muri iki kiganiro. Mwuka w'Imana ari we utuyoboye. Urakoze rero, urakoze kutwemereye, kandi urakoze ko ugiye kubana natwe. Byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Karibu rero. Hari abantu batakumenyereye cyangwa se batazi amazina nyayo, ushobora kuvuga ngo ni Chantal, ariko bati oya, ni iryo nyine ryanjye. Tubwire impamvu rero. Amazina nyine urumva ni Nirere Chantal. Ryo ni ryanjye, ni iry'abantu banyita. Sinzi, abantu babaye abasitari hafi ya bose, nta musitari utagira izina. Na Bobo yitwa Bosiko, ariko yitwa Bobo. Ubwo rero nanjye njya numva banshyira mu basitari, ariko njyewe ndi umusitari wa Yesu. Kuko mvuga Imana. Noneho rero ryo ni ryanjye, aho byaturutse ni ku rukundo. Ni ku rukundo nkunda ryo ni ryanjye. Ryo ni ryanjye ni umugabo wanjye. Njye nyirizina nitwa Nirere Chantal. Ryo ni ryanjye, urumva ni umugabo wanjye. Ryo ni ryanjye ni izina ryanteturuye. Ubwo rero ni mu gihe najyaga ntanga ubuhamya bw'umusore nigeze gukunda, anyanze ndasara. Sase rero Imana iranshumbusha, impa Joni. Ubwo rero Joni ryanjye iyo muvuga rwose sinkozaho ururimi. Nta hantu na hamwe nageze ndi kuvuga Imana nagiye mva ntavuze Joni ryanjye. Ubwo mbere na mbere mbanza Imana, kabiri Joni. We n'Imana mbese bameze mbese Imana ni gakuru, Joni ni gatoya. Bameze nk'impanga. Ubwo muri jye ubuzima bwanjye ni Imana na Joni. Ubwo niyo mpamvu bakunda kunyita Joni ryanjye, ni uko ampora mu kanwa kenshi. Imana na Joni nibo bagabo bahora mu kanwa kanjye, ariko Joni simurutisha Imana nubwo wumva bimeze gutyo. Mbere na mbere ni Imana, kuko ni nayo yamumpaye. Amina. Kabiri rero urumva ni Joni ryanjye wabankijije. Urumva kuba wari umukobwa w'umusazi, wasarishijwe n'urukundo, kugira ngo uzabone umuntu ubirengaho, aza kubwira ati jyewe urwo rukundo uwo waruhaye ubwo yarwanze, njyewe reka nze nkwakire ngo uture uwo mutwaro. Urumva rero uwo mujyoni yubaho. Joni ryanjye rero naho ryaturutse. Naho ryaturutse ni ku buhamya bwo kumukunda. Habwa umugisha n'Imana rero. Hanyuma tugira umugisha wo kongera kugaruka hano mu minsi itambutse, wakunze kwakira ibibazo by'abantu bakubazaga, ariko noneho turifuza ko ubisubiza.
ariko mbere yo kubisubiza ni ngewe ugiye kubanza. nta kibazo. Aha, twigeze kugirana ibiganiro mu gihe cyatambutse, ngira ngo haciye hafi imyaka 2 irajya gushira. Hanyuma twagarukaga cyane cyane ku itorero rya ADEPR mu butumwa Imana yari yaguhaye. Uvuga ko manda ya Izayi irangiye kubera ko ntiyimitswe n'Uwiteka. Ngira ngo abantu benshi barampamagaye muri komante. Gato nta nubwo navuze ko irangiye, ahubwo navuze ko atazayirangiza. Naravuze ngo we azava ku ngoma manda yatowe itarangiye. Noneho ndanababwira ngo iyi manda arimo abeshya abantu ngo Imana yamugiriye icyizere imuha manda y'imyaka 6. Ngewe manitse ukuboko nagize nkora ku ijosi. Ntiyimanda Izayi nayirangiza, nge nzajya mu ishyamba njyanye agafuni na Bibiliya n'umusaraba. Ncukure Bibiliya nyihambe nshingeho umusaraba. Niko nababwiye. Rero arahiye, ndumva uko biri kose nubwo ntagiye muri detaye ngo ndebe, arahiye yenda amaze nk'imyaka 2 nimbira inarengaho irarengaho iminsi mike. Urumva ndacyafite mine yo kudahamba Bibiliya. Ndacyategereje rero. Ubwo rero nyine iriya manda urumva nayirangiza Bibiliya ni ukuyigira mu itabaro. Kuko amayerekwa yose Imana yampaye inyereka ko Izayi atazarangiza manda y'imyaka 6. Yayayoboresheje Bibiliya. Nimba rero Imana yarabiyoboresheje Bibiliya, nkabona Izayi manda y'imyaka 6 arayirangije, umubeshyi wa mbere mu isi uzaba uhari ni Bibiliya. Niyo mpamvu uwo mubeshyi nzabanza nkamushyingura. Emi uzambabarire ninkwaka ikaze uzayimpe nze nsaba isi yose imbabazi mvuye ku itabaro rya Bibiliya. Reka da, niko bimeze, uzambabarire rwose, cyangwa nunashaka ngiye ku itabaro uzaza umperekeze, uzazane kamera umperekeze, kuko mbona nta ntuza mudatabara. Nanjye uzantabare. Oya nzaba mpari. Nanjye uzantabare rwose. Rwose urumva iyo myaka 6 ntago nisubiye. Kandi mbivuga nta nubwo ururimi rwanyereye. Nayirangiza rero uzambabarira untabare ku itabaro rya Bibiliya, kuko nzamara kuyishyingura nshinzeho umusaraba, mpite rwose mfukama imbere ya kamera nsaba isi yose imbabazi. Nimumbabarire, nababwiye ko Izayi manda ye itazarangira, none arayirangije. Nimumbabarire, kuko wabonye ko Bibiliya itwereka ko umuhanuzi nahanura icyo ahanuye ntikibe, ngo ntituzamutinye. Niko Bibiliya yatubwiye. Niko Bibiliya yatubwiye. Nanjye rero mbaye icyo gihe mbateguje rwose. Itabaro rya Bibiliya nirirangira, ubwo ikizakurikiraho muzacyumva icyo gihe, nyuma y'uko Izayi azaba arangije manda y'imyaka 6. Ngira ngo ubu ngubu ashobora kuba asigaje nk'inahari, amaze 2 irengaho yenda. Ntago nagiye muri detail, ariko mbyinjiyemo nabibona neza. Icyo mpamya nuko imyaka 3 atarayuzuza arahiye. Hari abantu babaje muri komanteri ngo ntabwo data ngo nkorera ngo yakora gutyo, ngo ndi umuhanuzi nanjye, ngo ariko data wa twese ntakora gutyo, ngo usenge cyane Imana ikuyobore neza, ngo naho gutyo ngo babyita guhangana, ngo kubera impamvu runaka, ngo waba usa naho uhanganye na Izayi kubera ko ari impamvu zawe ngo bwite. Ntago nari guhangana na Izayi. Ntago nari guhangana na Izayi, kuko Izayi ntago twari tuziranye. Ntabwo nari imuzi. Nta hantu na hamwe nari narigeze mpurira nawe. Mpura nawe bwa mbere byantwaye imbaraga nyinshi, kuko nabanje kumuhanuraho mbere yo guhura nawe. Ariko mbihanurana ubwenge bumuhisha ko nzamuhanurira nabi. ubwo
ubwo ni ukuvuga ngo ukuri ko kumuhanurira nabi nakumuhaye twicaranye ntago nari nabishyize kuri social media noneho urumva iyo nza kubivuga mbere ntago yari kumpa umwanya mu biro bye ubwo rero ubwenge namwicishije nuko ntigeze mbivuga mbere yuko anyakira anyakiriye rero narisanzuye urumva ndamubwira ndamwubaha ndavuga nti nyakubahwa mushumba sinaniwe kuguhanurira ibyiza sijye wanze kuguhanurira neza ngo ninjya gutaha umpeta igihe niko namubwiye ubu nguhanuriye ibyiza ngiye gutaha wantegera ariko kuko naje niteguye ko ntari buhanura ibyiza dore tike yanzanye nayishyuye mfite n'insubizayo muri kumwe muri ofisi turi kumwe mu biro bye ndamubwira ngo nimba hari umuhanuzi waba uvangiwe ku rwego mpuzamahanga ni umuhanuzi wakubwira ngo ubwami bwawe Imana irabukomeje urumva uko namubwiye twicaranye icyari hagati yanjye nawe ni ameza niwe batandukanye yicaye nkaho nanjye nicaye nkaho ndangije rero mubwiza ukuri uko ibintu bigomba gukurikirana ariko mwereka n'igisubizo mwereka ikintu yakora kugira ngo iby'Imana iteganya kumusohozaho ntibimusohoreho mbimubwiye rero rwose pe n'icyayi yari yantumirije nahavuye batakimpaye mpageze numvise abwira abantu ati mushaka icyayi twakira umushyitsi yumvise ndi guhanura nabi nimba yarababwiye ati mukihorere wa muntu numutsindwa n'agasani ntumbaze narinze mpava ntacyo nkweye ntacyo bampaye ariko yari yabibabwiye ati mushaka icyayi ntegereza ko cyiza ntangiye guhanura rero umenya baragisubijeyo ngaho rero yes hanyuma rero kubera ko uyu munsi ari umuyobozi ariko noneho biravugwa ko wasanga n'ubundi ingoma ye muri iyi minsi ngo idahagaze neza ngira ngo bagenzi banjye bari gukusanya ibimenyetso n'amakuru bashobora kuyazana vuba bisa naho atari no kugaragara wahasanga wenda ibyo wahanuye bizasohora ntawamenya ariko bavuga ko ngo abantu bahanuye nabi rwose ngo muri ba Mikaya bo uko bimeze kose wibuke njyewe Izayi namuvuzeho akiri ku nzibacyuho ndababwira ngo inzibacyuho nayirangiza azigundiriza ku ngoma ngo ayobore itorero ry'imyoza abantu mwabikurikiye mumbwiraho mbeshye narababwiye ngo inzibacyuho nayirangiza azanigundiriza ku ngoma noneho ngo akomeze kuyobora itorero ry'imyoza ndababwira ngo ikintu Imana izamukorera nakibarangiye muri Ezekiyeli ntago tuhasubira gusa yari amagambo avuga ngo ni uko umwami Uwiteka avuze atya ati ni ukuri ndirahiriye kubw'indahiro yanjye yasuzuguye n'isezerano ryanjye yishe nzabigereka ku mutwe we kandi mumanurireho urushundura rwanjye mwitegere afatwe n'umutego wanjye nindangiza mujyane i Babuloni mbariho mwibukiriza ko yancumuyeho icyo gihe narababwiye ngo i Babuloni ho Uwiteka ni henshi ntikuri we hashobora kuba mu ishyamba cyangwa imageragere niko nababwiye babirebe mu biganiro natanze icyo gihe noneho ibyo biganiro rwose ndabifite humura noneho sasa arimo aserebura intsinzi ashima yuko Imana ngo yamuhaye icyizere cya manda y'imyaka 6 narabyitegereje mbirebye mbona binyuranye n'ibyo Uwiteka yambwiye ndavuga ko Izayi arimo avuga ko Imana yamugiriye icyizere ikamuha manda y'imyaka 6 nanjye ikabirimo imbwira ko azavaho manda yatowe itarangiye ari Imana ya Izayi n'Imana ya John ryanjye buri yifite imbaraga niyi ubwo nari mbonye Imana ari ebyiri bita njya mu butayu kubaza iyanjye ngezeyo ndapfukama numva Mana twumvikana nimba ari wowe se wa Yesu
ndahamya yuko ibyo wambwiye bitavangiye azavaho manda itarangiye ariko ikibazo arimo aravuga ko ari wowe wayimuhaye none nsobanurira ese ni wowe wamuhaye manda ese ni Yusta Kayitesi icyo gihe niwe wayoboraga RGB ese ni abantu ninde wamuhaye iriya manda umva uko Uwiteka yavuganye nanjye nabyo nahise mbarangira aho babisoma ntago mbisubiramo yenda igihe kizagera tugende bimwe tubigarura bitewe n'uko bizaba birimo bigenda Imana nishyigikira ijambo ryayo ariko icyo gihe wumva ijambo yampereye mu butayu twarisomeye ku rubuga naryo umva uko rivuga kandi abanyagiputa si Imana ni abantu urumva nari nyibajije nimba ariyo yamuhaye manda umva uko itangiye imbwira kandi abanyagiputa si Imana ni abantu amagare yabo n'amafarashi si umwuka bose ni inyama gusa jya Uwiteka ubwo nzaba ndambuye ukuboko nje gukora ari utabaye azasitara n'uwo yari atabaye agwe nuko bose bashirire hamwe icyo gihe narabasobanuriye ngo yambwiye ko atariyo yabikoze ari abantu bamushyizeho ariko yambwiye ngo utabawe nizaye abamutabaye ni abamushyizeho ngo bose bazajyana niko nababwiye ku kiganiro muzabibona narabasobanuriye ngo utabawe nizayi abamutabaye ni abamushyizeho bamushyigikiye bamuri inyuma bamukingira ikibaba ari we n'amaboko amuri inyuma yose bazajyana mu yandi magambo nari nshatse gusobanurira abantu ko Izayi n'abamushyizeho kuri iyo ngoma politike zakozwe zose kugira ngo ahabwe manda Izayi ntabwo azavaho hari n'umwe ukiri mu mwanya yari afite ubwo rero uko biri kose reka dukomeze dutegereze ko Izayi n'abari bamuri inyuma bose yenda ruzajyana sinzi aho bigeze uranteye sinzi aho bigeze ari Izayi ari abamwimitse njyewe Imana yari yambwiye ngo abanyagiputa si Imana ni abantu amagare yabo n'amafarashi si umwuka n'inyama gusa ninza gukora ari we n'abamuri inyuma ruzajyana reka dutegereze rero gusa nyine urumva nibidasohora nanjye ntibazantinye niko Bibiliya yatubwiye nawe bazagute gusa nyine ariko uko biri kose ndajya nshyiramo imiyaga nimba asaba imbabazi bazambabarire kuko igihugu cyacu kijya gitanga n'imbabazi aho waba ugiye kuba nk'aho ndi ngururimi rwaranyereye rero utangiye gusaba imbabazi rero ntabwo ururimi nzavuga ko rwanyereye ahubwo nzababwira ni mumbabarire ubupfa hapfa ni ukubabwira ni mumbabarire ubupfa hapfa none se ubwo urumva ubundi nzasaba imbabazi z'ibintu bibiri nzasaba imbabazi z'uko nahambye Bibiliya kuko Bibiliya yose nzayibabarira icyo gihe Izayi yarangije imyaka 6 ari umushumba uyobora ADEPR ntago Bibiliya nayibabarira nzayihamba Bibiliya wibeshyeye hoye dore impamvu ntazaba nyibeshyeye buri yerekwa ryose ryazaga rizanye na Bibiliya nasoma nkabona birahura iyo bitahura nari kubyihorera umubeshyi wa mbere rero wanshutse niwe nzaheraho ubwo se ntiyaba ari wenda kubutamushaka nzaba mpambye yanjye ariko iz'abandi zizaba zihari kandi ubwo ninyihamba izaba ijyanye n'ubuhanuzi ubwo John ryanjye azahita aceceka niko bimeze abantega iminsi nibaregere ku munsi Izayi azaba yarangije manda ubwo jyewe John ryanjye nzahita nceceka guhanura sibyo noneho n'icyanyoshyaga mu guhanura nzagishyingura ubwo rumva ntaho nzongera guhurira nabwo Imana gusa abantu muyikunda muyisenge kuko icyakurikiraho cyaba kibi ntago nahamba Bibiliya ngo mbe umushomeri nahita njya kuramya Satani
ubwo rero urumva ba bandi nyine baramya satani bahita banshakisha mbega urupfu rubi napfa rubi. hanyuma ngira ngo wamenyekanye cyane cyane kuri Zaburi nshya bigendanye n'ubuhamya bwawe n'ubuhanuzi, ariko Bibiliya avuga ngo umuhanuzi yemerwa ari uko ibyo yahanuye bisohoye. ngira ngo icyo kibazo sinzi umuntu wakimbajije, nacyo cya nyuma wenda ndibuze kwibariza, hanyuma tujye mu bibazo bakubajije. hari ibyo wahanuye byasohoye? icyo kibazo ndi gusoma hano imbere yawe. reka nkubwire, n'aha ngaha turi n'aha ngaha turi nshatse nahita nguha ingingo nyinshi za bimwe byasohoye. mfite byinshi byasohoye, ariko n'iki twari turiho ndabivugira mu migani. aka kanya Izayi n'abari bamuri inyuma, ndahamya ko Izayi asigaye ari wenyine. ubwo rero urumva ni ikimenyetso cy'ibyiza kuri njye. imbaraga zari zimuri inyuma? reka nizo imbaraga urumva, kandi abanyegiputa si imana ni abantu. ubwo urumva bari bamushyizeho n'iki, ni abantu. aka kanya rero ni ukubwira ngo amaboko yose yari asagasiye Izayi, nta na kumwe kugihagaze, yose amashami ye yose navuga ngo amaze guhanyuka. ubwo rero nawe arava ku ntebe? ntago mbizi, gusa amashami yamaze gukurwaho, hasigaye igiti kimwe aricyo Izayi. ngaho rero kabaye. mu Rwanda rero bavuze ko amabonekerwa, amahishurirwa n'ubuhanuzi bitemewe. murajya he? umuntu wabivuze ndamushyigikiye gatanu ku kandi, kuko nawe urebye ibintu birimo bikorwa. ntiwabonye ko nanjye ndi guhanura nsaba imbabazi ngo bambabarire nsari ibi byonyine, ndahita ngenda nceceke? uzabishobora guceceka? nzabishobora pe, nzabishobora. kandi urumva n'umuzi nzaba nahambye Bibiliya, bwo n'akanwa nzaba nagahambye. ubwo rero amahirwe si uyaha kuyihamba, cyangwa amahirwe uyaha kutayihamba, kubera ko ibyo hano bizaba byasohoye. impamvu nakubwira ko amahirwe nyaha kutayihamba, ubu namaze no guhanga indirimbo nzahita nsohora iririmba Bibiliya. kuko amaze kubona ibimenyetso. ariko izayisha ubu namaze guhanga indirimbo nzahita nsohora iririmba Bibiliya. ubwo rero urumva amahirwe menshi ndi kuyahereza kudahamba Bibiliya. hari n'umuntu uherutse kumpamagara aranganiriza, arambwira ati Chantal John ryanjye, atumeze ute? ni sawa. ati ubuge ndimo ndaserebura, ndi mu mashimwe. kubera iki? ati nari mfite agahinda k'ukuntu Bibiliya, ati kuko mbona abahanuzi muri abasazi. erega buriya ntimukabona abantu batwita abasazi. n'ubundi dufite ibisazi, n'ubwo bamwe bafite ibisazi bishitani, ubundi ibisazi byacu biratandukanye. hari abahanuzi bafite ibisazi bishitani, hakaba n'abahanuzi bafite ibisazi bitagatifu. biratandukanye, ariko urumva twese turi abasazi. ati buriya, ati jye nararebaga nkabona abahanuzi muri abasazi, nkabona ibi bintu wagiye uhanura kuri Izayi nibidasohora koko Bibiliya uzayihamba. ati none ndimo ndabona agacu kuri uyu mugabo ko gutabarwa. ati ubu mfite amashimwe ageretse ku yandi, ndimo ndashimira Imana ko ntakibonye kamera igaragaza John ryanjye avuye guhamba iki, Bibiliya. urumva Bibiliya ihangayikishije benshi, rero ntibari gusinzira. kandi dore ndongeye manitse ikiganza nkoze ku izosi, nzayihamba imyaka 3 nayirangiza. Bibiliya nzayihamba nshingeho umusaraba. kabaye bivuga ndabyemera rwose. so rero twe turi abanyamakuru, ngenda umunyamakuru, ndabariza rubanda ibibazo byinshi bibaza. ariko noneho nyemerera twinjire mu bibazo bari bakubajije kugira ngo tukubohore. waba ungiriye neza, kuko ndashaka no gutaha rwose. urakoze cyane. ibibazo rero bambajije ni byinshi.
ariko mu bibazo byinshi bambajije ndashaka kwibanda ku bibazo bibiri byonyine by'ingenzi kandi impamvu ari byo nibanzeho ni uko nabonye ari byo byagirira umumaro sosiyete nyarwanda. Buriya iyo ugiye gusubiza ibibazo wirinda kubisubiza byose, urebamo ibikenewe kandi biri bukize imitima ya benshi. Hari ikibazo ushobora gusubiza ukabusubije umuntu umwe, ariko hari n'ikindi ushobora gusubiza ukabusubije sosiyete y'abantu benshi. Ndahera ku kibazo cya mbere. Ni ikibazo nabajijwe ni umuntu warunganirije arambwira ati Shanta, ibintu byaducanze. Ati ibintu by'abahanuzi ubu byaducanze, ndetse icyo kibazo yakimbajije asingiye kuri saga iriho ubu ngubu y'uwitwa Efuremu na Garasi. Uwo muntu arambwira ati icya mbere, Efuremu ni umuhanuzi, Garasi ni umuhanuzi, n'urya ngo wari wungirije Garasi nawe ni umuhanuzi. Taka kanya rero ati nk'ibintu bigaragara urabona ko aba bantu bose imyuka yabakoreshaga ari imwe. Turabona bose bitwaga abakozi b'Imana ariko bafite amarari y'ubusambanyi. Ati ndetse biragaragara ko banasambanaga. Noneho ambwira n'ikintu bituma njya kukireba. Arambwira ati nkuriya muhanuzikazi wari ufite icyumba we ngo hari n'ikorasi ngo yigeze gutera, ngo ubona ko nta kindi cyifuzo afite mu kanwa ke yifuriza abahanuzi, ngo ni ikorasi ngo yatenga akajya avuga ngo abahanuzi abahanuzi Imana ibaha abagabo, abahanuzi Imana ibaha abagabo. Ubwo uwo muntu arambwira ati urabona ko we ijambo abagabo niryo ryari rimurimo ku bahanuzi, ko ari cyo gisubizo cya mbere yifurije ko abahanuzi Imana yabaha abagabo. Noneho ati aka kanya urabona ko nubwo yari abonye umugabo ntabwo ari uwe. Ati byamaze kugaragara ko uyu mugabo yasezeranye n'abagore barenze umwe. Ati kandi aba bagore bose barabyaranye. Ati nk'ubu k'abahanuzi ubona mwateje igihugu ikibazo, kuko yambwiraga ko Efuremu ashobora kuba yaragiye no mu rukiko rwa leta inshuro irenga imwe. Ati ibi bintu bya Garasi na Efuremu bitumye na leta yibonamo. Niko yambwiraga. Ati kubera amanyanga y'abahanuzi. Ati nimba abahanuzi mugeze ku rwego mukora amanyanga akagira n'ingaruka kuri leta, ntago leta ikwiriye guhagurukira abahanuzi. Ibyo byose mbiteze amatwi ndavuga nti ahubwo leta yari yaratinze kuduhagurukira. Urumva? Ariko mbaza Imana igisubizo naho uyu muntu. Ndavuga ntuwite hari ibintu bicanze abaturage b'igihugu cy'u Rwanda. Nimba umugabo bimenyekanye ko yasezeranye n'abagore barenze umwe, aka kanya aba bagore bose ntacyo mbashinja. Ari umugore wa mbere nta cyaha afite, kuko yari azi ko gutunga umugabo n'abandi bose babatunga nta cyaha baba bakoze. N'umugore wa kabiri sasa nta cyaha afite, kuko Efuremu yamuhishe ko afite andi masezerano. Siko bimeze buriya? Noneho wabonye ko hari n'abandi. Aka kanya rero ndasubirisha Bibiliya. Iki kibazo sosiyete nyarwanda yose iri kwibaza hagati y'umugabo umwe. Kubarisha umunyamakuru Emi adusomera igitabo cyo gutegeka kwa 2:21, asoma umurongo wa 15. Imana irahita itumenyesha umugore wa nyawe wa Efuremu uwo ari we, nuko abandi baferimera bush. Nibyo. Witeka nta kintu na kimwe nshobora gukora atabanje kumpa umwuka we
kandi umwuka uri mu ijambo rye. Umwuka w'Uwiteka rero wantegetse ko ijambo nasomera sosiyete nyarwanda kuri icyo kibazo cyabacanze, ubwo na leta ihita ibyumviraho, kuko leta nayo ni abakozi b'Imana. Gutegeka kwa kabiri 21 umurongo wa 15, reka iri jambo rifashe sosiyete nyarwanda na leta irimo, kuko nayo ni abakozi b'Imana. Riravuga gutegekwa kwa kabiri cyangwa se ivugurura kwa bafite Bibiliya nshyashya. Yego. 21:15, umugabo nagira abagore babiri, ngo umugabo nagira abagore babiri, umwe akaba inkundwakazi, undi akaba inyungwakazi, undi akaba inyungwakaza, bombi akababyaranye nawe, kandi bombi bakaba barabyaranye n'uwo mugabo. umuhungu w'imfura akaba uw'inyungyakazi, umuhungu w'imfura akaba uw'inkundwakazi cyangwa ni inyungwakazi, umuhungu w'imfura akaba uw'inyungwakazi. najya kuraga, uyu mugabo najya kuraga, mutega amatwi banyarwanda twumve abazatsindira imitungo ya Efuremu. umugabo najya kuraga, uyu mugabo najya kuraga, ntazagire umuhungu w'inkundwakazi, ntazigera akora ikosa rifata umwana w'inkundwakazi cyangwa umuhungu w'inkundwakazi, umutware ngo amurenze uw'inyundwakazi, ngo amutware, narangiza amurenze uwa nyirantabwa niwe nyundwakazi. Inkundwakazi n'uri ku ibere, inkundwakazi ni umugore uri ku ibere, uwo baharaye, uwuharaye. Inyungwakazi ni uwatawe. Gasubiremo. najya kuraga ntazagira umuhungu w'inkundwakazi, ntazagira umuhungu w'inkundwakazi, umutware ngo amurenze uw'inyundwakazi, kandi ari we mfura koko. Komeza. 17, ahubwo yemereshe umuhungu w'inyungwakazi, umuhungu we wa nyirantabwa inyungwakazi, ko ari mfura kumuraga, ko ari we amwemereshe ko ari we mfura kumuraga imigabane ibiri y'ibyo afite, kuko ari we ushobora kubyara kwe, kwatangiriyeho ibikwiriye imfura n'ibye, banyarwanda. Emi, uraharangije? Si uharangije? Ubwo imitungo ya Efuremu wayihuhe muri aba bagore babiri? Umukuru wa wundi wavuye hano. Chantal, mwihangane nsaribyi iry'iki cyumweru niko nababwiye ni nubwo mu basazi nanjye bari kumbaruriramo, kuko nimba abahanuzi twahindutse abasazi ntago ndibwikuremo nanjye nitwa umuhanuzi. Mwihangane rero, jye navuze yuko ibintu mugiye kumva muri iki cyumweru ndasara iki cyonyine, ubundi nongere nihishe nicecekere. Ubu ni ubutumwa buje gusubiza sosiyete nyarwanda kandi bukemura ikibazo cya Efuremu n'abandi bagore bose. Amboreba hano Emi, ko nabonye mukora ibiganiro uriya mugore wa mbere, ariko mereza ayo magambo wowe wasomye gake, shyiramo gutegeka kwa kabiri 21:15. Sana wowe urimo urasoma gakeya sha uravugira mu gituza. Ese ko mbona natwari duto? Niyo mpamvu ari udusoma. 21:15 gutegeka kwa kabiri haranditse ngo umugabo nagira abagore babiri. Ubwo aha harimo umwe w'inyamagabe yitwa nde? Nturyibuka, ariko hariho nibuka witwa Olive. Nawe ni umutoya ntago ari umukuru nyine, ariko urumva abo basezeranye urumva ni babiri. Umugabo nagira abagore babiri, umwe akaba inkundwakazi, ubwo nuri ku ibere, undi akaba inyungwakazi, ubwo ni nyirantabwa. Noneho bombi bakabyarana nawe. Umuhungu w'imfura
akaba uw'inyungwakazi, uwo ni nyirantabwa. aha ari ibya Efuremu biroroshye. N'ubundi wa mugore twazanye hano sibyo Bobo, umwe mukuru niwe wabyaye umuhungu mukuru. Efuremu aramwemera umuhungu mukuru, n'uwo bari kumwe. Iyo bagiye hose bari kumwe. aha uwa 16 byumve rero. Najya kuraga ntazagira umuhungu, nimba yaramutwaye ubwo nyine urumva nawe ntari kure ya Bibiliya. Najya kuraga ntazagira umuhungu w'inkundwakazi, ubwo Riva yihangane, umutware ngo amurenze uw'inyungwakazi, ubwo ni nyirantabwa. Abana ba nyirantabwa bubahwe, kandi ari we mfura koko. Uwa nyirantabwa niwe mfura koko ya Efuremu. Uri kumva? Ahubwo ku murongo wa 17, ahubwo yemeresha umuhungu w'inyungwakazi, ubwo ni umuhungu wa nyirantabwa, ariwe wa wundi umbwire Efuremu afite. Urumva? Amwemereshe kumuraga imigabane 2, uri kumva, mu mitungo ye. Urumva uyu we ibyo Efuremu yaruhiye byose ni iby'abana ba nyirantabwa. Urimo urabyumva? Keretse nyine kuko buriya leta ntabwo ibogamira mu ruhande rumwe. Noneho natwe reka ibi bintu tubiganireho. Urabona aba bagore bombi nta kosa bafite. Uyu mugore wa kabiri nawe tumubabarire kuko atarabizi. Gatigisi iravuga iti umuntu akora icyaha ati. Umuntu akora icyaha mu gihe yitandukanyije n'Imana abizi kandi abishaka. Reka tuvuge ko uyu mugore wa kabiri atarabizi kuko ngo ni nako yavuze. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo umugore wa mbere wemewe imbere y'Imana no muri leta nuriya w'inyamagabe. Uyu wa kabiri rero kuko nawe atarabizi, uko biri kose jewe ndi umucamanza, Efuremu namuhigika ku mitungo ye, nta na kimwe namuha. Kwa kundi umugabo n'umugore bakora gatanya, aka kanya ndi umucamanza, n'abacamanza banyumve mbahaye igitekerezo. Imitungo ya Efuremu yari kuzagabana, arimo akora divorce n'umugore w'inyamagabe, izagabana Oliva. Aba bagore babiri kuko bose nta cyaha bafite, uruhande rwa Efuremu ruzatwara nde? Oliva. Noneho urw'uw'inyamagabe nawe atwareho. Ubwo jewe kuko nyirabayazana ari Efuremu nta na kimwe namuha mu byo yaruhiye, kuko niwe wabyiteje. Ubwo nahita mfata iyo migabane, icyo kigabane cya Efuremu nkakireresha bariya bana ba Oliva. Siko yitwa ngo Oliva? Noneho n'icyo umugore w'inyamagabe kikarera iki? Abana yabyaranye na Efuremu. Ariko ubwo dushatse gushyiriramo imiyaga Oliva kuko yakoze icyaha atabizi kandi atabishaka, sibyo? Ariko Bibiliya yo iravuze ngo ntazakora ikosa rifata imitungo ye ngo ayiraga abana ba nyirankundwakaza, kandi abanyira ntabwo abagize gute bahari. Erega ba nyirankundwakaza ni benshi kwa Efuremu nyine bagira, ariko utsinda n'umwe. Nubagiye kurongora Garase, ibyo rero utsinda n'umwe rero n'uw'inyamagabe nta kibazo. Ibyo birumvi kuko n'abana nuza arabafite. Efuremu arabafite, ariko urumva w'inyamagabe ni nawe mfura, ariko ngo afite umwe niwe mfura ye. Ariko urumva n'ubundi bintu ubwo urumva bitari kujya kwa nyirantabwa. Uri bubigabane n'umwana wande wa nyirantabwa, none se azarya yime nyina? Nta n'ibyo afite Efuremu. Afite imodoka yese, none se irya modoka ni iyande? Ivaneho umutekerezo, nyirawe yarayimwatse, nta modoka afite. Ngo ngwiki ntago yariye. Twikomereze. Efuremu, inkuru za Efuremu twarazihaze. Efuremu nta kintu afite. Imodoka ya Efuremu si imodoka yajyaye ifite ko nyirayo yayimwatse. Nta n'akagare ntako ntago ariye barayimwatse.
none ariko afite inzu. neza nta nzu Efuremu agira, nta kintu Efuremu afite, ibyo kugabana nta birimo. Uwakubajije icyo kibazo rwose ntakore y'amazi. Gusa ingingo zirengera umugore w'inyamagabe zirahari. Haramutse hari ikibonetse ku mitungo ya Efuremu, rwose umugore w'inyamagabe yubahwa. Ubugenza ushinjacyaha n'ubugenzacyaha n'ubucamanza mu Rwanda buba bucanye ku maso, ntari bazabikurikirana, bazamenya bamushira. Ariko sha buriya ntiyabura imari n'imwe shaho umugore w'inyamagabe atsindira. Ntayerega. None se na kiriya bapfa ntacyo afite? Ikize nta ubivuga. Nta kintu na kimwe bapfa Efuremu ze. Aya bafite icyo bapfa. Sawa. Bafite icyo bapfa, gusa ikibazo ni uko icyo bari abagore bari gupfa Efuremu arakigendana. Ubwo rero nabwo urumva waba ari kugitsindira n'uriya w'inyamagabe. Bimumariye iki ko ntacyo abonye? Bibiliya kimusubiza. Reka reka. Mbo ntacyo. Bano bose babaye mu gakiza barabizi, ibyo bari gukina nabyo barabizi. Barabizi ko bari gukina n'umuriro bicaye hejuru. Ntacyo rero reka twihanganisha aba bagore bagera, nabonye basa n'abari no mu 10 cyangwa rishobora kurenga. Abo nibo muzuye n'abandi. Reka rero tubihanganishe, ariko bamenye ko Nyiranyungwa akazi ahari. Umuntu wese waburana na Efuremu amenye ko abana b'umugore mukuru aribo bari gutsindira imitungo ya Efuremu. Icyo ndagishubije. Reka twigire ku bindi, tureke gutinda. Igisubizo rero gikurikiyeho cya kabiri, navuze ko nateguye 2 ariko nshaka ibyagirira sosiyete nyarwanda umubare munini w'abantu benshi bagasubizwa. Iki gisubizo cyo navuze yuko ari icy'abantu bashaka kunyiyenza. Iki gisubizo ngiye gutanga ni icy'abantu bashaka kunyiyenzaho, ariko nubwo banyiyengejeho, Chantal munyitondere, ntabwo nihuruje narahamagawe. Nta muntu n'umwe nasubiza ntabanje kubisengera ngo nsabe Imana ubusobanuro. Abo bantu banyiyenjejeho mu buhe buryo? Icyo gisubizo ngiye gutanga ni ikibazo nabajijwe ku bijyanye n'umunyamahirwe wabereye rubanda umucunguzi. Ndagasubiramo muyangane, ndaza gukoresha imigani, ariko muri buze gusobanukirwa ibyo ari byo. Igisubizo cya kabiri ni umuntu wanyiyenjezeho ambaza ku bijyanye n'umunyamahirwe wabereye rubanda umucunguzi. Uwo munyamahirwe ni muntu ki? Ndagenda mbivuga, ndaza gusoza mwamenye uwo ari we. Uwo munyamahirwe ni muntu ki? Ni umuntu wujuje ibintu 5 bikurikira. Ubiteze amatwi Yemi. Icya mbere, kuba akundwa n'abantu benshi. Icya kabiri, kuba avugwa neza n'abantu benshi. Icya gatatu, kuba aririmbwa n'abantu benshi. Icya kane, kuba yubahwa n'abantu benshi. Icya gatanu, kuba ashimwa n'abantu benshi. Nongereho ijambo ngo bo mu gihugu. Mwihangane, ndaza guhanurira mu migani, ariko ndi busoze mwamenye uwo ari we. Nababwiye ko uyu muntu uri yakimbajije ashaka kunyiyenza, ariko ndi bumusubize. Noneho yambajije ashingiye ku kuririmbwa cyangwa se ku ndirimbo. Agira ikibazo ku ndirimbo, aravuga ati Chantal we, ati ko igihe kimwe hari umuntu tuzi abantu bavuze neza bigatuma bimugiraho ingaruka, none ubu uyu muntu we ntiyazahura n'ingaruka nk'izo twumvise kuri uwo muntu. Numva icyo kibazo kirangonze cy'uwo muntu washakaga kunyiyenzaho.
numva kirangonze ariko nsabye Imana ubusobanuro, ubwo yampaye ndaza kububaha kandi nizeye ko buri bubafasha. Icyitonderwa, gushimwa si icyaha. N'Imana iyo umuntu yayikoreye neza nayo igifata igihe cyo gushima. Reka Emi abanza dusomere Ezekiyeli 43 umurongo wa 26 n'uwa 27. Dusomere Bibiliya. telefone yanjye. Icyitonderwa, gushimwa si icyaha. N'Imana nayo iyo wayikoreye neza irashima. Ezekiyeli 43 26 n'umurongo wa 27. Niyo telefone yanjye. Akira nadusomere twumve koko nimba Imana, ubundi tusanzwe tumenyereye ko Imana ari yo gushimwa itagishima. Reka turebe koko ko Imana itagishima. Ezekiyeli ibice 43 26 tugeze na 7. Kadusome iyo mirongo ya nyuma. Yego. Mu minsi 7 bajye batangira igicaniro impongano. Mu minsi 7 bajye batangira igicaniro impongano kandi bakacyeza. Mu minsi 7 bajye batangira igitambo impongano kandi bakeze. Komeza. Uko niko bazakigira ikera. Uko niko bazakigira ikera. Komeza. Nibarangiza iyo minsi umunsi wa 8 no mu yindi ikurikiyeho abatambyi bazajye batambira ibitambo ku gicaniro. Ibitambo byanyu byoswa n'ibitambo byanyu nk'uko hari amahoro. Ibitambo byanyu byoswa n'ibitambo byanyu byo kwishimira ko mufite amahoro. Nanjye nzabibashimira. Noneho ngo n'Imana nayo izabibashimira. Niko Umwami Uwiteka avuga. Naringize ngo ni Chantal ubivuze. Bumva Bibiliya. Emi reba hano. Imana si waruzi ko ariyo yo gushima? Waruzi ko se nayo ishobora gushima umuntu? Ugomba kumushima. Iyo umuntu yakoze neza n'Imana igira ite? Iramushima. Ubwo rero gushimwa ntabwo ari icyaha. Kandi gushimwa no gushima, ari ushimwa nta cyaha afite, n'uwamushimiye nta cyaha afite. Dukomeze. Ndacyari gushaka gusubiza aho nshaka sindahagera. Noneho gushimwa kubibona si ukubisengera cyane cyangwa ngo ubisabe rubanda. Ni ibikorwa bibikuzanira wowe wicecekeye mu mutima, ukirinda inama nk'izari muri Herode. Ubwo yari yambwiye kuri Herode ngo none uyu muntu yazatinda akamera nka Herode. Uyu muntu wabimbajije ariko nta nubwo ari n'umunyarwanda. Ni umuntu wo hanze. Sinzi impamvu baba bashaka kutugendaho nta wamenya. Urumva ngo none yazatinda akamera nka Herode. Dore uko ijambo rivuze, kubibona si ukubisengera cyane kandi si ukubisaba rubanda. Ni ibikorwa bibikuzanira wowe wicecekeye mu mutima, ukirinda inama nk'iza Herode. Ntacyo bitwaye. Ikibazo, Herode ni muntu ki? Herode, igisubizo, Herode ni umuntu washimwe n'abantu benshi, abatunguje ijambo risa n'iribacunguye. Uri kumva Herode uwo ari we? Ni umuntu washimwe n'abantu benshi, abatunguje ijambo risa nk'irigize gute, nk'iribacunguye. Barafashwa. Bamaze gufashwa bati noneho umwami si ukuvuga, avuze nk'Imana. Ni uwo mutego yari yanteze. Urumva? Bati noneho umwami si ukuvuga, avuze nk'Imana.
Herode rero ikintu yazize mu mutima. Ariyo mpamvu hano mvuze ngo wowe wirinze inama nk'iza Herode nta kibazo imbere y'Uwiteka, kuba washimwa ntacyo bitwaye. Herode kuba baravuze ko avuze nk'Imana ntabwo ari icyaha, n'ababivuze nta cyaha bari bakoze. Dore Herode icyo yazize kunyeganyeza agahanga, agira ati oke sesa. Urumva baravuze ngo avuze nk'Imana, arangira ati oke sesa, ndi nkayo koko. Mu mutima niho Imana igira ite ireba. Ubwo mwirinde gucira abantu imanza, kuko mwebwe mutareba hehe mu mutima. Noneho rero ubwo aho mpavuyeho, umucunguzi ni muntu ki? Igisubizo, umucunguzi ni umuntu witangira abandi, abashakira imibereho myiza, atitaye ku mibereho ye bwite. Unteze amatwi? Ntabwo wari uzi ko umucunguzi ari Yesu wenyine? Reka da, habonetse undi mucunguzi. Umucunguzi ni umuntu witangira abandi, abashakira imibereho myiza, atitaye ku mibereho ye bwite. urugero turarufatira ku ngabo z'igihugu. Ingabo z'igihugu cyangwa ingabo y'igihugu iyo igiye ku rugamba igenda izi ko izagaruka. Igenda izi ko igiye gupfira igihugu nyine. Urugero turutanze ku ngabo y'igihugu. Iyo igiye ku rugamba igenda itabizi ko izagaruka. Buriya rero ingabo y'igihugu, nareba hano Emi, nuhura n'ingabo y'igihugu ujye uyibona nk'umucunguzi. Uri kunyumva? Nuhura n'ingabo y'igihugu ujye uyibona nk'iki? Nk'umucunguzi, kuko yiteguye kumena n'amaraso ye apfira iki? Igihugu. Uwo nawe ni umucunguzi w'abantu. Ingabo z'igihugu muri abacunguzi. Ingabo z'igihugu tugize gute? Turabasuhuje, kuko tumaze kubona ko n'ingabo y'igihugu ishobora kwitwa umucunguzi w'abantu, kuko twabonye ngo umucunguzi w'abantu ni umuntu witangira abandi, atitaye ku mibereho ye bwite, ahubwo abashakira imibereho myiza. Uwo muntu aba ari umucunguzi. Amena. Amina, haleluya. Dore ijambo ibihugu bikwiriye kwitondera. Ubwo nimvuga ibihugu n'u Rwanda rwiyumve, kuko natwe turi ku mubumbe w'isi. Dore ijambo ibihugu bikwiriye kwitondera. Nubwo Yesu ari umucunguzi w'abantu ku isi, buri gihugu gikeneye umucunguzi ufasha Yesu gucungura abantu. Amina. Muri icyo gihugu. Ndabisubiramo, turi ku ijambo ibihugu byose bikwiriye kwitondera n'u Rwanda rurimo, ngo nubwo Yesu ari umucunguzi w'abantu ku isi, buri gihugu gikeneye umucunguzi ufasha Yesu gucungura abantu. Noneho rero ubutumwa nshaka ko busoza ibi bisubizo nateguye gusubiza, kandi biri bugire umumaro kuri sosiyete nyarwanda. Noneho ubutumwa bugomba gusoza ibyo bisubizo ni ijambo ryakwifashishwa n'umucunguzi w'abantu mu gihugu. Turi kumwe? Umuntu wese ugiye kwiyumva ko ari umucunguzi w'abantu hehe mu gihugu, iri jambo ni irye.
reka mubwire ngo bon appetit. Basomera igitabo cya Rusi ibice 3:12. Umuntu dusoza ngiye gusoreza mu gitabo cya Rusi ibice 3 umurongo wa 12. Ni ijambo Imana yatanze ngo umuntu yakwifashisha ugaragara mu gihugu nk'umucunguzi w'abantu. Rusi ibice 3. Iri ngiri waryifashishije rwose abantu waba wabatsinze. Rusi ibice 3 umurongo wa 12. Rusi ibice 3 umurongo wa 12. Dusome mu izina rya Yesu. Yego. Ni ukuri koko ndi umucunguzi wanyu. Ijambo ngo rishobora kwifashishwa n'umuntu wiyiziho ko ari umucunguzi w'abantu mu gihugu akaba yabatsinze bose. Niryo ngo nibyo koko ndi umucunguzi wanyu. Ariko hariho undi undusha kuba umucunguzi. Ariko nubwo ndi umucunguzi w'abantu mu gihugu, hari undi undusha kubabera iki? Umucunguzi wa bugufi. Umucunguzi. Ngira ngo uwo murongo uranawurangije. Ndawurangije rwose. Imana iguha umugisha. Amina. Yesu ashimwe. Amina. Bidatinze rero ntago ndi butinde kuko maze kubisobanura. Iyo ndirimbo yari yateje ikibazo. Urayishubije. Ikibazo uragisubije. Aka kanya ndayisubije. Yari indirimbo yateje ikibazo igaragara. Yagaragaye mu gihugu. Yaririmbirwaga umunyamahirwe. Umunyamahirwe wabereye rubanda iki? Umucunguzi. Kandi tubonye ko gucungura abantu bigize gute byemewe. Icyitonderwa nuko wowe ugomba kwirinda inama za Herode mu mutima wawe. Nta kibazo, nta cyaha ufite. Ubundi wavuga nk'Imana. Hari umuhanzi nakunze muri iyi minsi hari umuhanzi nakunze. Ni indirimbo isohotse vuba. Iyo ndirimbo nayo yaramfashije. Iyo ndirimbo nakunze uko ivuga. Ntago nyizi. Harimo igitero narayikunze yose, ariko hari igitero cyajemo kivuga ngo ni intumwa y'Imana asa n'uwavuye mu ijuru tumwe ku banyarwanda ngo yubakure u Rwanda. Iyo ndirimbo nayo narayikunze. Uri kumva? Iriya ndirimbo numvise ifite iraryoshye pe. Iraryoshye. Hariya muri karitsiye hari abana duturanye baranshekeje. Bari barimo bakina iby'abana. Umwe numva araririmbye ngo ni inuma y'Imana isa n'iyavuye mu ijuru. Urumva? We rero ubwo urumva nubwo yari umwana urimo wiga kuvuga, urumva we yaramugereranyije n'umwuka wera. Ngo ni inuma y'Imana isa n'iyavuye mu ijuru. Noneho mu kandi kanya mbona bamwe barimo barakenyera. Umwe mbona ahetse umwanana, undi mbona afashe agakoni. Baragenda muzi tugiye mu matora. Tugiye gutora. Ubwo nyine kubera impamvu z'akazi izina ndaryihoreye. Ariko bavuze umuntu ngo bagiye gutora, ariko no kumuvuga ntacyo byatwara kuko intsinzi yo yabonetse. Ubwo bwana bwaravugaga buti tugiye mu matora gutora Kagame. Mfata umwanya wo kubitekerezaho. Ndavuga ngo nimba hari umuntu ushobora kuzasimbura uyu muyobozi uyobora u Rwanda agahura n'ikibazo, ni umuntu uzasimbura Kagame kugira ngo azafatishe imitima y'abanyarwanda bibagirwe Kagame. Uwo muntu bizamugora. Utwana duto turimo duheka imyanana. Tugiye mu matora, tugiye gutora Kagame ngo ni inuma y'Imana ngo yavuye mu ijuru. Urumva bari kwiga, bari guhohwa. Yenda hakaboneka umusimbura. Uyu muntu uzamusimbura bitewe n'ukuntu imitima y'abanyarwanda ikunda uyu musaza, n'abana n'ibibondo birimo bivuka bataramubona. Uyu muntu azaba afite ibibazo. Uwo muntu igihe cye nikigera muzamusengere kugira ngo azafatishe iyo mitima. Ntibyoroshye. Ubwo nizere ko nsubije ya ndirimbo yari yateje ikibazo, kandi nizeye ko mwese mubyumvise. Imana ibaha umugisha. Soje mbabwira ngo ushimwa nta cyaha afite, n'uwashimye nta cyaha afite.
keretse uwagira umutima nk'uwa Herode niwe waba ufitanye ibibazo n'Uwiteka. Ariko mu gihe undi avuga ati ndi umucunguzi w'abantu ndabyemera, ariko hari undi undusha kubacungura, yubahwe uwo muntu. Reka dusenge Imana. Mana data wa twese, uri umukozi w'umuhanga, uri intwari mu ntambara, uri Imana ikunda abakubaha, abagusuzuguza ukabasuzugura, abakwanika nawe ukabanika, kuko hari abakwanika, ariko nawe iyo uje kubanika uratwikurura ukorosora imyenda ikavaho, rubanda rukabota. Sengeye ijambo ryawe nubwo byari ibibazo ndi gusubiza, ariko dore hajemo gusubirisha ijambo ryawe. Dugushimiye ko usubije ikibazo ku mugabo washatse abagore barenze umwe uko bigomba kugenda. Dusanze umugore wa mbere ari we mugore. Noneho rero Mana, dusubije n'ikibazo abantu bibazaga ku ndirimbo yahimbwe cyangwa yasohotse, nubwo gihe ntaramenya iyo ariyo, ariko uwari ubimbajije yari afite ikibazo abimbarije. Mana rero aka kanya nsengeye imitima igiye kwakira ibi bisubizo, ugende ubibasobanurire rwose, impaka zishire mu mitima yabo, ubereke ko nta cyaha kiri kuboneka aha hantu, nuko bahagarike kwitotomba cyangwa se guca imanza. Ndagushimiye ko ushyigikiye ijambo ryawe, kandi nkaba nsoje neza mu izina rya Yesu, amen. Sawa rero, reka mbasezereho bakunzi b'iyicano yitwa Ihumure TV. Buriya nibiba ibikunda dushobora kuzasubira, yenda turi no mu bindi bintu bisa n'amashimwe. Hari akantu ngira ngo nsige mbabikije, icyo gihe ninkavuga muzamenye ko nari narababwiye. Mperutse kubona iyerekwa, ntago ndi buhite ndibabwira, ni iyerekwa ry'igihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko ntago ryihutirwa, niyo mpamvu ntabivuze. Ibyo mpita mvuga ni ibyo mbona byihutiwe, nk'ibije ari ibidusaba kwihana no kwisubiraho kugira ngo Imana itugirire neza, yibuze yenda inama mbi kugira ngo zitadusohoraho. Byo nzajya mpita nza mbibabwire. Ariko iryo yerekwa kuko nabonye risa naho ryaba ari ryiza, ryo mbaye ndicumbikiye, ariko igihe nikigera nkababwira ko nje kurivuga, muzibuke ko nari nasize nkababwiye. Sawa rero, hari inama cyangwa igitekerezo, telefone ya John ryanjye ni 078 782 16 78. Imana ibahe umugisha, murakoze.